Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Padiri Pierre Habarurema aracyakoreshwa n'ingengabitekerezo ya leta y'inkotanyi yo guhutera ishyamiranyamoko. Ku banyarwanda bajijutse bashyira mu gaciro kandi bashakira abanyarwanda bose amahoro, ituze n'iterambere, ukwezi kwa Mata leta y'inkotanyi yageneye kwibuka icyo yo n'abayishyigikiye bise ngo jenoside yakorewe abatutsi, kwagombye kuba igihe cyiza cyo gushishikarira gusana imitima y'abanyarwanda bose, abahutu, abatutsi n'abatwa bahungabanijwe bikomeye n'ingaruka z'intambara twashowemo n'impunzi z'abatutsi ziyise inkotanyi zateye u Rwanda ziturutse Buganda mu 1990 zigamije gufata ubutegetsi. Ariko biratangaje ko kugeza amagingo aya hakiri abanyarwanda bagishishikajwe no gukoresha ukwezi kwa Mata mu gutanga ubutumwa bugamije kugaragaza agati mu gisebe kitarakira, ubutumwa bugenewe kongera intimba n'ihahamuka ry'abahutu n'abatutsi muri rusange, ubutumwa bugamije gushimangira ingengabitekerezo y'ishyamiranyamoko leta y'inkotanyi igenderaho kandi ikoresha igira ngo irambe ku butegetsi. Uyu munsi radio Ijwi rya Rubanda izinduwe no kubagezaho ibyo rubanda yibaza ku butumwa umupadiri wo muri Kiliziya Gatolika witwa Pierre Habarurema yatangarije umunyamakuru Karirima w'ikinyamakuru igihe.com, bugatangazwa mu kwezi kwa Mata 2019 igihe inkotanyi zabatije ngo kwibuka 25. Umupadiri ubusanzwe si umuntu uhubuka, ni umuntu utezweho gushyira mu gaciro, ni umuntu usanzwe azi ko iyo abumbuye umunwa aba yumvwa na benshi, ku buryo yitondera ibyo avuga kuko abadashaka ko hagira ababisangamo ubusembwa bwamwanduza bukananduza umuryango cyangwa idini ahagarariye. Ubusanzwe umupadiri tumutezeho kutaba umwicanyi, kudakorana n'abicanyi, kudakoresha abicanyi, kudacudika n'abicanyi no kudatiza umurindi abicanyi. Ubusanzwe umupadiri atezweho kutaba umubeshyi, umunyabutiriganya, injajwa, umukwiza mpuha cyangwa se vuvuzera y'abicanyi. Ubusanzwe umupadiri ahora azirikana ko ari icyitegererezo, ko ari urumuri rumurikira abandi, aharanira guhora ari inyangamugayo nyayo. Umupadiri atezweho kuba umuhuza w'Imana n'abantu, akaba kandi umuhuza w'abantu n'abandi. Iyo umuntu wasizwe amavuta y'ubupadiri akoreshejwe umwanya arimo mu guteranya abantu, mu gusakaza ibintu bigamije guteranya amoko kubera inyungu z'abanyapolitiki ashyigikiye, ubwo aba yarengereye, aba yarenze ku nshingano ze, aba yatatiye igihango cye n'indahiro yiyemeje igihe yahabwaga isakramentu ry'ubusaseridoti. Reka tuve ku bupadiri muri rusange tuganire kuri Padiri Pierre Habarurema. Mbere yuko tuvuga ku buryo burambuye kuri uwo mugabo w'umupadiri witwa ngo Pierre Habarurema, nagiraga ngo mbanze mbagezeho ibyo ubwe yatangaje mu gihe cy'iyo gahunda y'inkotanyi yiswe kwibuka 25, ari nabyo byatumye abanyarwanda benshi bamwibazaho. Ikiganiro cya video uwo mupadiri yagiranye na Karirima ukorera ikinyamakuru igihe kivuganira leta y'inkotanyi bakise ngo ubuhamya baryaga imitima y'abatutsi n'imibiri yabo.
Padiri Pierre Habarurema Cyangugu. Ngiki igice cya mbere cy'ibyo yita ubuhamya bwe, aho avuga ko mu 1994 umwicanyi ruharwa ngo witwaga Rutanga, uwo mupadiri yakoreshaga mu gukiza abatutsi yihitiyemo, yamwibwiriye ko ngo yari imitima y'abatutsi Gaperi, Troyani na Gapfumu. Mutege amatwi uburyo yemeza atavuga wabimubwiye ko ngo hari icyokezo cyokezwagamo ngo abatutsi, ngo ko na Padiri Mbuguje yaririwe kuri icyo cyokezo n'abantu atavuga abaribo. Mu mutege amatwi mwitonze rwose, nibiba ngombwa mwongere musubiremo, cyane cyane mushishikajwe no kureba koko niba ibyo biva mu kanwa k'uwo mupadiri ari ibintu byujuje koko ibyangombwa byo kwitwa ubuhamya, cyangwa niba hari ikindi agamije. Nguyu Padiri Pierre Habarurema. Karerima rero mu Rwanda haba bwicanyi burenze uruvugo, buteye ubwoba, butejeje umuntu wese umutwe, ariko Icyangugu habaye umwihariko kurusha waho, kurusha andi n'umwihariko waho gusa, kuko bariye n'abantu. Atari kuvuga ngo bari umunsi umwe, bari iminsi ibiri, bakoze iziko nk'uko abantu bataha nimugoroba bakajya kurya brochette mu kabari, bakajya kunywa na byeri, bariye abantu, bakora iziko rihoraho nimugoroba, bakarya amaroti y'abantu. Ubundi batangiye barya imitima. Ndibuka ko Rutanga yariye abantu, akambwira ati ngo Rutanga niwe nakoresheje nambutsa abantu. Yarishire, yakoze ibyo ashaka byose. Aza kumbwira ati Padiri, ati uribuka umuhungu bitaga kanaka, bitaga Gaperi? Nigeze kumwumva gutyo, kandi nari tutuziranye cyane. Turiya rero ati yari afite umutima uryoshye. Baramuriye ngo gusa ngo nari ngo n'abaturojane na Gapfumu ngo bose twarabariye. Mba ndumiwe. Umuntu nahoraga nawe buri munsi, buri gitondo saa 12:30 ndihangana, kuko nanjye nari igiti, ndakomeza tubanoke. Ngo none rero ubu ngubu unahisemo gukorera amafaranga. Okay, mfunga umwuka, ndakomeza nkorana nabo, kuko nikirizaga abantu gusa. Umuntu wa nyuma yambukije ni witwaga Gasari, Mungu Gasari, bari muri cyane, byaranamugoye kuko yareshyaga n'igihugu cyatsinzwe no kubavuga. Amukoraho ndetse ku buryo nayo misiyo ya nyuma yakoze, kuko n'ubwa nawe yahise yiruka, bari batangiye kumuhiga ubwo yambutse abatutsi. Niyo bwa nyuma, ni nawe umuntu nambukije wa nyuma, kuko nambukije abantu, ariko noneho abantu b'Ubukavu bafite nk'abantu i Rwanda bakaba mu mafaranga nkishyura uwo nguwo. Bari abantu nyuma yaho baje gukomeza, noneho bagakomeza kurya imitima, ariko noneho badukira n'inyama zisanzwe z'amaroti, bakajya birira rwose bisanzwe. Icyangugu mu Gatandara, imbere y'inzu y'urugo rw'umugabo witwa Faustin, hafi yaho y'urugo rwa Faustin, umugabo witwa Faustin aho ngaho, hari na fosse aho ngaho, bari barashyinguyemo abantu, hari amazi y'amaninda, baza kubimura babajyana kuri stade. Ariko aho hantu na Padiri Mbuguje baramuriye, nawe bamuririye aho ngaho, naje kubimenya.
ibyo ni bimwe Padiri Pierre Habarurema yatangaje mu byo yise ubuhamya ngo baryaga imitima y'abatutsi n'imibiri yabo. Nyuma y'ibyo mbagejejeho hari n'ibindi byinshi uwo mupadiri yavuze kandi yemeje biteye inkeke, cyane cyane ibyo yavuze ku bavandimwe bacu bo mu Burundi. Nabyo tuzabigarukaho. Tubaye ducumbikiye aha ariko biracyaza. Ku bwanjye ngira ngo uyu ni umusogongero washoboye kumvisha abatagishaka gushyigikira ishyamiranyamoko ko mu maso ya rubanda uwo Pierre Habarurema atagikwiye kwitwa padiri, ko ahubwo ari rutwitsi kabombo. Mu gice gikurikiraho tuzabagezaho uko abandi banyarwanda bakiriye ayo magambo n'icyo radiyo Ijwi rya Rubanda ibivugaho. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.